dutangiranye n'umubyeyi ikigaragara cyo nuko yari atwite kandi anahetse n'umwana. Ako kamwanya disi nta gatege yari afite, inyuma ye hari umugabo wahaturutse arangije ahita azamura umwana mu mpetso yari ahetse, arangije ikigaragara cyo nuko disi agiye kumumwiba. Yarangije ahise afata twora mu gikarito akuramo igipope cyari kirimo, arangije agihekesha wa mubyeyi, kandi wa mubyeyi arananiwe, disi aranarushye, disi yabuze n'ubufasha bumujyana kwa muganga. Umugabo yahise aterura ka kana arangije agashyiraho impetso, arangije afata inzira akajyana disi. Urebe ukuntu umugabo ari umwana mubi. Umudamu yakomeje kwiyandayanda disi byanze, ubona ko agatege ari nako, akomeza no gutaka cyane, yabuze umuntu wamuha ubufasha. Mbega umudamu disi yarangije yamaze kubibona ko umwana we bamaze kumwiba, ahita abura uko abigenza, aratungurwa cyane, ahita afata cya gipope agikura mu mugongo agikubita aho hasi, kandi disi byari byananze, ubona ko agatege ari nako. Twaze tugaruka ku rundi rugo, ikigaragara cyo nuko wa mugabo uyu mwana mwibye kugira ngo amuzane bajye bamurera, yahise amuzana. Arangije umudamu warishima cyane ati wow, twari twarabuze umwana none uramuzanye, ngiye kukwereka imitwe tugiye guteka mu rugo baze kubona ko umwana twamaze kubyara. Uyu mudamu yabonye akana arishima cyane, aravuga ati uko byamera kose ndishimye cyane kuba tubonye akana. Umugabo nawe akomeza kunezerwa cyane, akomeza kubwira umudamu we ati ni ukuri kw'Imana byari byiza cyane, kandi uyu mudamu biraza kugenda neza. Umudamu yahise afata telefoni ahita ahamagara mama we ngo amwibwire neza ko bamaze kwibaruka, bamaze kubyara umwana mwiza cyane, ngo ahubwo nasimbuke azarebe muri ako ka mwanya igipiratano cyangwa se igiplank yari yashyize mu nda wagira ngo ko karatwite, ntago yari atwite. Yahise agitura hasi, akimara kugitura hasi akomeza kwishima cyane, azenga abeshya mama we ko bamaze kwibaruka babyaye umwana. Mbega umudamu mubi. Yahise akupa muri ako kamwanya mama we yari amaze kumuhamagara ngo azarebe ko bamaze kwibaruka. Ako kamwanya haciyemo nk'akanya nk'ako guhumbya, mama wabo yahise ahagera aza yishimye cyane ananezerewe, arangije araza ahita aterura kakana bamuhereza kakana, bakomeza kwishima cyane ati mama, ati dore akana twibarutse, ati akana niko kacu twibarutse disi. Mama wabo yarabashimye cyane, aravuga ati akana ni keza cyane, ati kandi ndabishimiye disi, muri abantu bakuru kandi muri abantu beza. Umudamu yakomeje guterura akana disi arakishimira, kandi wibuke neza ko kano kana arakuye umugabo yamaze kwiba. Umudamu disi yakomeje kubabwira ati mukomeze mwebwe munezerwe kandi mukomeze mutere imbere. Umudamu rero yakomeje guterura akana, akimara kugaterura ntago umudamu yari yaje wenyine, yari yazanye n'undi mumama. Yahise amubwira ati ni karibu wakwinjira mu nzu nawe. Dore wa mudamu mama wa kano kana neza kopi n'uyu nguyu. Umugabo yaramubonye ahita agwa mu kantu, umugabo atangira gutitira agira ubwoba cyane, avuga ati mana yanjye ndabigenza gute. Atangira kwongorera umugabo we ati dore uyu niwe nyina wa kariya kana, aka kana nakambuye mu mugongo w'uriya mudamu, none ndebera uyu mwana naramuka amubonye turabyitwaramo gute. Umudamu yakomeje kuvuga ati disi natwe turagushimiye kuba twibarutse, kandi wibuke neza ko uyu mudamu aka kana nake n'ubundi yari yarakabuze, kandi amaze igihe kirekire akareba. Urabona ko afite agahinda disi yari yaranihebye, kandi ubona ko abimaranye n'igihe. Yakomeje disi kubura uko abigenza, akomeza kubatekerereza uburyo yabuzemo umwana we. Disi biramubabaza cyane, ariko ikigaragara cyo nuko uyu mubyeyi mama wuriya mukobwa wabyaye kano kana, disi ubona ko nawe asa naho atabyishimiye agira ngo yabiketse. Yahise amubwira ati ngaho tambuka disi tujye kuba twicare duterure uyu mwana. Umugabo n'umudamu basigara aho ngaho, umugabo yisararanga cyane asakuza cyane avuga ati ibi ni ibiki, uyu mwamujyanaga hehe? Ati kuki mubo mwagiye gutsumira n'uyu mwamuzanye, iyo mumwihora nimumuzane hano mwari kubiki. Muri ako kamwanya rero bakomeje gutongana, bakomeza guserera. Umugabo maze arangiza abwira umudamu turiya mwana niwe nibyo uriya mugabo, atari kwitonde tuza nkwereke. Umudamu yahise avuga ati reka nkwereke umupango uko byamera kose, reka nze dushaka undi mupango twakina kugira ngo uriya mwana tumwemeze cyangwa se tumutsindire, ariko mama namenye ko ari uwo mwana ari uwo twibye. Muri ako kamwanya umudamu yakomeje kubwira umugabo we ati none urumva turabigenza gute ko ndi kukubwira ibyo dukora ukabyanga, ati none uragira ngo tubikore gute? Arangije umudamu yaramubwiye ati reka dukore imipango ya nyuma, nawe upange indi mipango ya nyuma, dushaka ukuntu twabigenza hakiri kare. Muri ako kamwanya disi kubera akana bari bamaze no kukabungana, bahise bafata inzira bahita baza aho ngaho. Umudamu yahise afata kakana agashyira mu igare, akimara kugashyira mu igare arangije muri ako kamwanya sinzi ngo yaragiye kukajyana hehe, yahise yumva umuntu ukomanga ahita aza kumukingurira. Disi ni wa mudamu mama wa kano kana. Yahise yinjira disi, akimara kwinjira ubona ko disi anishimye, ariko yari yaraheze mu gihirahiro avuga ko byanga byakunda umwana we yamubuze. Arangije disi uyu mudamu ikigaragara cyo nuko ashobora kuba yarabwiye uyu mudamu ngo azaze arebe uyu mwana katari uwe yabuze. Disi yararangije aramubwira ati ngwino utambuka ugende urebe kariya kana ko atari kamwe kawe. Disi umudamu yari yamaze kuvumbura ko umugabo
we n'umukobwa we disi yari yamaze kubavumbura ko bashobora kuba ari abatekamitwe, uyu mwana ari uwo babashije kuba bakwiba. Mbega umudamu mwiza disi, mbega umukazana we ndetse n'umugabo n'umuhungu we. Umudamu yafunguye ka kagara ko y'igitambaro, ahita yumirwa cyane, aratungurwa, ahita abona ka kana neza kopi n'akana ke. Yahise avuga ati disi aka kana kubera kamaze n'igihe disi ubona ko nta muka atitabwaho, gashobora kuba kararwaye, ahubwo reka ngakure mu igare turebe. Yarebye akana disi asanga kararwaye, kararembye, akomeza guterura akana ke disi arakiyegereza. Wibuke neza ko uyu mubyeyi aka kana arake. Yarakarebye, akibara kukareba ahita abona akana kararembye cyane, aravuga ati uko byamera kose uyu mwana ararwaye, ntabwo uyu mwana ameze neza, dushaka ukuntu twamujyana kwa muganga byihuse, kubera ko urabona iki kigaragara cyo ashobora kuba yararwaye rwose mana, kandi no kugira ngo tuva tukagira uburyo twamujyana kwa muganga. Disi umudamu aramubwiye ati gira vuga ngo se nyine tugende. Bahise bafata akana baragasohokana arakajyana, n'umudamu nawe ahita afata isakoshi bwangu, arangije araza ahita yegekaho urugi disi atarwambaye. Bahita baza kwa muganga. Muganga yaraje arababwira ati mwitonde mutuze, umwana turi kumusuzuma ariko twabuze umuntu uhuje nawe amaraso, ati none turaza kumukura hehe kugira ngo tuze kubasha kuba nyine twamuvura neza bice mu mucyo. Kandi wibuke neza ko uwo mudamu disi yarari aho ngaho kandi yarahuje amaraso n'akana. Umudamu baratekereje birabayobera, bibanga mu nda. Muganga akomeza kubabwira ati turakuraho umuntu uhuje n'amaraso n'umwana, cyangwa se dukureho mama we, kandi murabona ko amasaha ari kugenda, nimutsagira vuba umwana araza kuducika. Umudamu disi yarari aho ngaho akomeza kwisarana, akomeza kwitotomba cyane. Disi ndagira ngo witonde neza. Umudamu yahise ababwira ati umwana duhuje amaraso, ngiye namuha amaraso nta kibazo. Ariko umudamu yari yanze kubabwira ko umwana ari uwe. Nta kibazo niba muhuje amaraso, watambuka ukaza ukaduha amaraso tukaba tuwakwita ku mwana bikaza kugenda neza. Yahise amuhamagara bwanga aramubwira ati injira vuba vuba uze uduhereze disi twite ku mwana wawe. Ako kamwanya akimara kugenda, wa mwana we umukazana ndetse n'umukwe we bahise bahagera muri ako mwanya. Bakimara kuhagera batangiye kumwibwirishwa ati twari tuje guha umwana ubufasha, twamenye ko arwaye, ati kandi ngewe amaraso turayahuje, ushaka wareka nkajyayo nkajya guha umwana amaraso ngatabara umwana wanjye. Kandi wibuke neza ko uyu mudamu n'ubundi bahise bagenda bwangu. Wibuke neza ko uyu mudamu atari we nyina wa kariya kana, ahubwo kariya kana bari bamaze kukiba. Ako kamwanya batarajya kure bahasanze polisi. Bakimara kwinjira yahise bafata bwangu, ikimara kubafata irababwira ati mwebwe mwabatubuzi mwe, mwabateka mutwe mwe. Umudamu yahise aza ku ruhande n'akana ke, ahita disi ababwira ati mwebwe ibyo mwankoreye byose ndabyibuka, wa mugabo ibyo wankoreye ndabizi, nawe kandi nta kintu byazana kumarira na gitoya. Mwari mwaranyibiye umwana, none ngize amahirwe ndongeye ndamubonye. Ubu se mwabitewe n'iki? Kubera iki nyine mwashakaga kumemukira? Kuko amanya umupolisi yahise abacishaho wa mugabo n'umudamu, mukazana n'umukwe baburiya mudamu, buriya mubyeyi disi watoraguye kano kana. Yahise yinjira aravuga ati n'ubundi ngiye nari narabipanze neza ko bari abantu atari abantu beza, bashakaga kuguhemukira disi bakagutwarira akana ko mudamu bari bamaze kukavura. Disi karangije bashaka uburyo bafata inzira ngo bigendere. Hanyuma reka ngushimire nge twabanye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu. Mwibutse gukanda subscribe kuri Inganzo TV show kugira ngo utazajya ucikwa n'agasobanuye ku butangenda nkugezaho. Hanyuma mboneraho no kugushimira. Byarangiye rero disi umwana bamuvuye, nabo bashaka uburyo bafata inzira barigendera. Kandi umudamu yari amaze kubona umwana we, ubona disi ko nta kibazo na gitoya afite, ubona ko anishimye. Bakomeje kuganira rero ibintu bigenda neza, akomeza kumubwira ati genda wite ku mwana wawe, kandi nibitari ibi ngibi disi uzabigeraho kandi uzagira ishyano n'ihirwe mu buzima bwawe. Ntago kubaho umuntu ahemuka ari byiza kandi ari iby'agaciro. Ibyo nibyo bintu tugomba kwirinda, ahubwo tukabana neza, tutabanye mu bibi cyangwa se ngo tubane mu busambo ndetse n'uburyarya. Nta kintu byatumarira. Wowe icyo wakora cyose udafite amahoro cyangwa se udafite umutuzo, ntaho cyakugeza, nta nicyo cyakumarira. Wowe genda wite ku mwana wawe ubundi kandi uzabaho neza. Kandi ndagushimiye cyane. Umudamu mama wa kana disi yakomeje gushimira uwo mubyeyi, aramushimira cyane uburyo yamufashije kuba yabona akana ke. Reka ngushimire n'ukuri kubw'agaciro disi no gukomeza gukunda ibiganiro byanjye ndetse n'agasobanuye ngenda nkugezaho. Nge twari turi kubana n'Inganzo TV show, tuzahore mu gasobanuye ku butaha. Ndagushimiye.